Rero abasaza nizere ko meze neza, nanone nikaguma ngarutse hano kuri ya YouTube channel yanyu mbahereza ubwino kabisa. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo urebe ino video paka irangiye, nibwo uri buze kuza kumenya wagwane kabisa. Abandi rero abana batoya ku mihanda njya mbibona, nkurikira ibintu no kuri social media no kucyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite kwambara ubusa. Ntabwo kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. Nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze ni izihe? Ni zambika ubusa abanyarwanda uko abana tubarera? Ariko ari abana, ari abakuru, ari iki? Nuko turerwa, uko turera. Ba bandi rero navuze b'ibiyobyabwenge, ugasanga mu bakuru, abantu bakuru mu muryango ariko bya biyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi z'imiryango guhora irwana buri munsi. Wanakwicaza n'abantu ukababaza turi murapfa iki? Hakazamo rero bya bindi buri wese yumva ko ari uri mukuri, ntawe ushobora korohera undi ngo babiganire bakemure ibyo ushaka, ineza ushaka niyo n'undi ashaka. Uruhare tugira twebwe nk'abayobozi, baba mu madini, baba muri leta, ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu muri twe, mu miryango, hanze? Turebe hirya tubyihorere, tuvuge ngo bibe uko bishatse, twaba tumaze iki se? Twaba twebwe inshingano zacu ari izihe? Tugende duhere mu ikuzo gusa, twirebe, twumve ko turuta abandi cyangwa dukora, ariko abandi bibe uko bibaye. Ntabwo wujuje ya nshingano, urabeshya. Ikintu cyo kubeshya, cyo kudakoresha ukuri mu buyobozi ubwo ari bwo bwose. Mfunanizoni ngiye mfite umugabo, imbere ibeshye njye mu matako mugiye ku mayede. Uri amayede se uri sheri wanjye? Reka ntucire amasoro yawe ku kuguru kwanjye. Warunadishije ku kibuno cyawe. Imbere uzongeye kuzajya ndagukubita imbere ntukazajya unyinisha. Imbere nagukubita nkaguha amabere yose y'iwanyu na mama wawe na bene wanyu mvaho. Tujya kwikinishiriza hirya bro. Mvaho Emeline ntukazajya unyinisha. Umukuru w'igihugu akimara gutangaza iyi disikuru umaze kumva, nta n'iminota nta n'igihe giciyemo
mbega nta n'umunsi urangiye ayivuze. Uwitwa Emeline na bagenzi be aka kanya ubu tuvugana barafunze, bari mu gihome, bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ku Kicukiro. Ayo ni amakuru kabisa umuntu aba amaze gutohoza ku mihanda. Murabizi ko hari amashusho y'urukozasoni bamaze iminsi bazengurutsa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ari ay'uyu mukobwa. Murabona kabisa ibintu bari hatari, ni ukumusengera tukareba ko yavamo, tunitondera ibintu dutangaza ku mbuga nkoranyambaga bitaza kutugiraho ingaruka kabisa. Murakoze.